Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese wadahemo kutwereka yuko mudukurikirana 5 kwa 5 ngiye na Emmanuel Rakarama. Update zo rero nkunze no kubagezaho update ziba zitandukanye. Murabizi yuko kugira ngo baguhereza nk'igihembo muri Miss Universe akesha na kesha beshi nako nta nubwo naye nabyumva, wenda babyumvishe mwaca muri comment mukambwira niba hari Miss wari wumva ushobora kuba afite umwana bakaba bamuhereza igikombe, kuko n'amahame y'abamisi nkeka yuko ari abakobwa n'ubundi bahereza ibyo bikombe. Na wundi rero n'umugore ufite umwana wegukanye ikamba rya Miss Universe Tanzania 2025. Umugore witwa Naisa Yona w'imyaka 28 y'amavuko niwe wegukanye ikamba rya Miss Universe Tanzania 2025 mu birori byabereye i Dar es Salaam, bituma abona itike yo kuzahagararira iki gihugu cye mu marushanwa mpuzamahanga ya Miss Universe 2025. Naisa Yona yahawe ibihembo bikomeye birimo imodoka nshya yo mu bwoko bwa Hyundai n'igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania arenga miliyoni 5 z'amanyarwanda. Naisa ni umugore w'umwana umwe, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'umushabitsi washinze ibigo nka Nail Hair Forever, Frames TZX SA, Nail Homes na Blood & Shaded. Abinyujije muri ibi bikorwa yagiye ahindura ubuzima bw'abakobwa benshi n'urubyiruko, abigisha kwihangira imirimo no kwihesha agaciro. Yibanda cyane ku bukangurambaga bwo guteza imbere kwigira no kwihangira imirimo ku bakobwa n'urubyiruko rw'abafite intege nke mu muryango. Ubutumwa bwe nyamukuru bushingiye ku guha imbaraga abagore n'abakobwa bato, kubigisha uburyo bwe kwinjiza no gukoresha amafaranga mu buryo burambye, ndetse no kubakangurira kwiringira ubushobozi bwabo aho gutegereza inkunga yo hanze. Mu buzima busanzwe Naisa Yona akunze gukora ibikorwa by'imyidagaduro n'umuco birimo guhugura abantu, guteka no gutembera. Yavuze ko ibyo bimufasha gukomeza kuba umuntu uhamye kandi uzi guhuza abantu mu buryo bworoheje. Umugore afata nk'icyitegererezo ni Lulu Makoy, nyina umubyara. Avuga ko yamwigishije gukunda umurimo no kudacika intege mu rugendo rw'ubuzima. Ati mama niwe muntu wa mbere unera imbaraga, kandi imico ye yo gukorana umurava niyo ntwaro nyamukuru ifasha kugera kuri byinshi. Afite umwana umwe ndetse yabaye umubyeyi wa kabiri utsindiye iri kamba mu mateka y'iri rushanwa muri Tanzania. Akurikira Judisha Ngusa wabaye Miss Tanzania muri 2024. Guhera muri Kanama 2022 nibwo Miss Universe Organization yatangaje ko guhera mu marushanwa ya Miss Universe ya 2023 yabaye muri 2023 abagore bashakanye ndetse n'abafite abana bemerewe gutoranywa no guhagararira ibihugu byabo mu irushanwa. Kuri ubu nyuma yo kwegukana ikamba, Naisa Yona yahise umwe mu bagore bitezweho byinshi mu marushanwa ya Miss Universe 2023 azaba aba ku nshuro ya 74 kwa 21 Ugushyingo 2025 nyine uyu mwaka. Azahatanira ikamba n'abandi baturutse mu bihugu birenga 120 ku isi muri irushanwa rizabera muri Thailand. Abakobwa rero n'abagore mwese ni courage kabisa, ni courage. Nasoza mbabwira courage ku buryo umuntu wabyaye agatinyuka akavuga ati ngengeye gutinyuka matane n'umukobwa ugifite nakwita shape nzima, kuko iyo umuntu abyaye cyagiye ubutwite ibi by'ukosoma bigenda bihindura umubiri wawe, bigatuma nyine ubudafite tayi nziza. Ndetse waragiye no mu byo kuvuga gushaka amafaranga. Kenshi na kenshi iyo umuntu abyaye atangira gushakira amafaranga wa mwana ndetse n'umuryango we. Rero uyu we aba yarafashe umwanzuro akavuga ati nanjye reka niyamamaze ndebe yuko bantora, cyane cyane yuko aba yifitiye confidence, cyane cyane ko akunze no kubigaragaza, yagaragaza kuri za YouTube ze cyangwa se social networks ze, ateka, yigisha urubyiruko, yigisha abakobwa babyariye mu rugo n'ibindi byinshi cyane. Courage rero navuga ati courage. Ibiganiro byacu nakagaruka. Njye Emmanuel Rakarama. Ciao ciao.